Rock ari gutembera mu mihanda ya Amerika. Kuva Rock yava mu Rwanda akajya muri Amerika, abantu bari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Bamwe bati yagiye kureba umukunzi we wibera muri Amerika ngo bibanire burundu ubuziraherezo. Abandi bati Rock ntabwo mumuzi uwo ari we. Rock agiye gushaka ubufasha muri Amerika kugira ngo channel ye arebe ko yayigaruza. Abandi bati Antoine Kisekedi yatanze amamiliyari kugira ngo atsibishe amacano y'abantu benshi bagiye bakora ibiganiro bitandukanye bijyanye na M23 cyangwa se ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda. Benshi niko bari kugenda babigaragaza hano ku mbuga nkoranyambaga, ariko ibigaragara byo Rock yageze muri Amerika, ari gutembera mu mihanda nk'ibisanzwe, ari kurya ubuzima nk'abandi bose. Ese Rock azagaruka cyangwa azabayo burundu muri Amerika? Abakunzi ba Rock Kimomo nka YouTube channel yatangije nka Rock Kimomo, ese arakomeza gukora ibiganiro n'ibyegeranyo? Abakunzi be murakomeza guhorana nawe? Ikaze umuvugizi wa rubanda, nkaba n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru. Pero niba ugeze hano kuri YouTube cyangwa kuri uyu muyoboro, kora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru agiye atandukanye akugezeho. Ikindi, Rock iriya YouTube channel ye ntabwo yayifunguye kuva bagira ute bamuhagarikira bamwaka monetization kuri YouTube channel. Yari yarakoze plan B, yayifunguye bwa mbere, yayifunguye kare nawe, kimwe na Ismael Mwanafunzi nawe yari yarifunguye kare, nawe yari afite plan B. Bose bari baragiye batangira YouTube channel bagakurikirana imwe, izindi bakazireka, noneho nyuma yo gutsindwa baza gufatiraho